Welcome back mu gikoni cya udahogora. Uyu munsi nanone tugiye guteka ibiryo biryoshye byiza kandi byoroshye. Kimwe mu bintu abantu bashaka kuba banyumva mvuga cyane kuri iyi channel hari kuvuga ngo guteka ibiryo byoroshye. Nyandi bene wa muntu ukunda guteka ariko ntago nkunda ibintu biri time consuming cyane, bya bintu bintinza mu gikoni ugasanga nyine wabayeyo wibagiranye nguri guteka. Rero ibiryo ubu ngiye kubereka ushobora kubirya ari nka breakfast, ushobora kuba wenda uziko uri bugire umunsi muremure, wenda ahantu uri bwirirwe ntago wizeye kuri bubone uko ufata ifunguro, cyangwa se wagiye ahantu hatari nko wenda dufate ko wagiye gukorera ahantu hatari aho umenyereye, wenda ufite ahantu usanzwe urya aho ukorera, cyangwa se ufite ukuntu usanzwe ukajya kurya nko mu rugo saa sita, ariko wagiye gukorera nk'ahantu kure, cyangwa se wagiye mu zindi gahunda, mbese ku buryo wumva utizeye kuri bubona ahantu uri burye nka saa sita. Icyo gihe ibyo biryo ngiye kukwereka ushobora kubikoresha nka breakfast, ariko ikaba ari breakfast iri heavy, uri bugende wumva uhaze ariko nanone utagugarawe, wumva nyine umeze neza, ukirirwa umunsi wose umeze neza, ukaba ushobora nko kunywa amazi cyangwa ukanywa ikindi kintu cyoroheje kubera ko wafashe ikintu kiri heavy nyine mu gitondo, gituma wirirwa umunsi wawe umeze neza. Ubundi buryo nuko ushobora kurya ibi biryo nk'ibiryo nyine bisanzwe, wenda mu masaha ya saa sita cyangwa mu masaha nimugoroba, cyane cyane igihe udashaka gufata nanone ibiryo byinshi. Ushobora kumva ushaka kurya ngo uhage ariko udakeneye kurya ibintu byinshi, cyangwa se udafite umwanya munini wo guspendinga mu gikoni. Ubu rero ngiye kubereka ibintu turi bukenere. Ikindi kiza cyoroshye cy'iyi recipe, uri kubona aha ngaha mfite chapati. Izi ni chapati enye. Ushobora kuba nyine wagura zijyanye n'umubare w'ibyo uri bukenere. Hanyuma rero tukaba dufite inyama z'inkoko nagiye nkatamo dutoya cyane, nanze kurirwa ntwara umwanya nkata ibintu ntago ari ngombwa cyane. Hanyuma nkaba mfite n'amapoivron, nkaba mfite n'ibitunguru, nkaba mfite na karoti. Ushobora no gukoresha izindi mboga waba ushaka, ushobora gukoresha nka seleri, ushobora bitewe nyine na flavor wumva ushaka gukora. Hanyuma rero mu gutangira ukuntu ndi bubigenze nukubanza nkamarina izi nyama, nkashyiramo ibirungo kugira ngo nyine zize kuba ziryoshye. Ibirungo ni ikintu cy'ingenzi cyane mu guteka. N'ahandi ubona umuntu mwatetse ibiryo bisa bimeze kimwe, ariko we ukumva ibiryo bye bifite icyanga cyiza, kumva ibyawe bimeze ukuntu. Hanyuma rero iyi ni cayenne pepper, ni akantu k'agasenda keza cyane karyoshya ibiryo, nkunda kugashyira mu nyama, biraryoha cyane. Noneho ikindi ni n'akabantu badakunda urusenda, kuko nkanjye sinirya urusenda, sinkunda urusenda. Nshaka kaga spiciness ko mu rusenda, ariko ntanashaka ibintu biri buze kuba bikabije kuba byuzuyemo urusenda. Hanyuma nkashyiramo soy sauce. Iyi ni soy sauce. Ikindi kirungo nkunda gukoresha cyane bakita cloves. Cloves nzinywa cyane cyane mu cyayi, ariko kubera ko nyine nshaka ko izi nyama ziri bugire flavor nziza, ndashyiramo na cloves. Hanyuma ndashyiramo na black pepper. Ntabwo twakwibagirwa tungurusumu na tangawizi. Hano mba mfite tungurusumu na tangawizi naseye, nkabibika nyine mba mbifite anytime nkabikoresha, mba mbifite muri frigo. Hanyuma turashyiramo n'amavuta makeya n'umunyu. Maze kubikora gutya rero urabivanga. Ikindi ushobora kubitegura gutya, wenda uri bubirye nka mu gitondo, ushobora kurara umariniye izino nyama ukaziraza, uramutse ufite nka frigo ukaziraza muri frigo, hanyuma ukaza kubitegura mu gitondo, nibwo nyine biba biryoshye cyane. Uko inyama zitinda muri marinade niko ziryoha kurushaho. Yose mu gitondo ugahita wifatira ipanu ugatangira guteka bya biryo. Ariko chapati zo ntago waziraza, uramutse arizo witekeye wazitekera, uramutse arizo uri bugure, kuko nkanjye ibintu byo guteka chapati rwose
ni ibintu byatwara umwanya munini. Niyo mpamvu nyine woroshya ubuzima waba ufite ahantu aho ngaho muri quartier bazicuruza, ugahita ubara ibyo wikorera. Ikintu nanibagiwe muri iyi marinade ni ifu y'akawunga. Ifu y'akawunga ikintu iri budufashe ni ugutuma ibi biryo biza kuba byegeranye. Muraza kubona akamaro kabyo. Kubona ko nakawunga gakeya, ariko nabwo nakakose ntago nkakoresha, nagafu gakeya nyine ko kugira ngo bize kuba byegeranye bimeze neza. Hanyuma nayo nyivangemo. Hanyuma za nyama reka nzishyira ku ipanu, amavuta amaze gushyuha. Ugerageza gukontorora umuriro kubera ko inyama z'inkoko ziba zoroshye. Iyo rero urangaye ushiduka bigushiriranye, kandi nyine ntabwo dushaka ko bishirira bidahiye. Mpamvu ubona ndi gukomeza nzigaragura kugira ngo zidafata hano munsi bigahita bishirira. Hanyuma aha hagati rero ngiye guhita nshyiramo za mboga zose, za poivron, karoti, ibitunguru. Noneho mbipfundikire kugira ngo byorohe bishye mbese. Gusa nyine bisaba kubicunga gake gake kugira ngo za nyama zidashirira. Nyuma y'iminota nk'itanu ni uku nguku bimeze. Hano muri kubona ko za mboga umva hari nka karoti murabona ko yafashe no munsi. Biba byatangiye gushya nyine bisa neza. Ntabwo ari ngombwa rero ngo urindire umwanya munini. Icya mbere inyama z'inkoko zishya vuba kugira ngo ntizahiye. Ikintu tugiye gukora turashyiramo sositomate nayo nkeya cyane. Ushobora no gukoresha inyanya. Hanyuma ugahita ushyiramo amata rero. Nkuko nababwiye ibi biryo biba biri perfect kabisa kuri breakfast. Ahangaha yafu y'akawunga twashyizemo nibwo iri buhite rero igira akamaro, igatuma bya biryo byegerana rero. Hanyuma bya biryo byanjye ni uku nguku bishya nta kundi. Ubu ngubu biri ready pe. Hanyuma nkahita nzimya.
ikintu tugiye gukora ni ukubiseriva. Ukuntu biribwa rero ushobora kwibaza ngo ibi biryo biri buze guhurira he na capati. Uburyo bwa mbere uko izi capati kubera uburyo nazitwaye mvuye kuzigura zatandukanye, ariko dufate kari capati yose nyine idafite ikibazo ushobora gushyiramo gutya ukaba wazinga gutya nyine hanyuma ukarya. Ubu ni uburyo bwa mbere. Kakabisa ndaba nkirya. Uburyo bwa kabiri uko ushobora gufata capati ukafataho gakeya gutya ukaba ufite nk'ikiyiko ukajya ushyiramo gutya ugatamira nyine umutamiro. Ibi biryo ntubirebe gutya, umva ni ibiryo bihagisha. Kuko rero ushobora gutegura breakfast iri heavy kandi yatuma nyine umara umunsi wose wumva umeze neza, cyangwa se ukabitegura saa sita cyangwa se ku mugoroba mu gihe wumva udashaka gutegura bya biryo biri butume nyine umara igihe kinini utetse, kandi none ukaba wumva ushaka ibiryo nyine biri complete byuzuye. Ibi ngibi ni ibiryo rwose byiza cyane kandi bidatwara umwanya. Hari n'ukuntu uba witahiye nka gutya uri nk'umusiribateri nta mwanya ufite wo gutinda mu gikoni, ukaba ukeneye akantu kari cap cap wakora kandi ukaburiye neza. Ikintu cya mbere buriya iyo umuntu ari gutegura ibyo kurya ugomba kugerageza kubalansinga, ukareba ukavuga ukareba niba uriye ibintu bitera imbaraga, ukareba niba uriye proteine, ukareba niba uriye imboga, biba bihagije. Kandi muri ibi ngibi twateguye ibyo bintu byose biruzuye birimo. Ndabashimiye rero, umva naho ubutaha. Bye.